Yesu bwakuna nakugana n'abigishwa yababwiraga amagambo y'ubwima akabigishiriza mu migani akababwira ngo murahirwa mwebwe mwumva amagambo yanjye akababwira ngo murahirwa mwebwe mwumva amagambo yanjye yabigishiriza mu migani bakamuza kutubwira mu migani tubisobanukira tuti bicarana nawe bamwihereranye bavuye mu bantu bakamubaza Yesu akabasobanurira akababwira ngo mujye gutekereza mujye mwibuka amaso yanyu ajya tumbira Yerusalemu hacyo yenda kubabwira akababwira ngo amaso yanyu ajya tumbira Yerusalemu yashakaga kubabwira Yerusalemu mu mitima yabo yababwira ngo amaso yanyu ajya tumbira Yerusalemu bari kumwe nabo bajya kwinjira mu rusengero rw'i Yerusalemu bagatera intambwe akababwira ngo bakavuga ngo Mana turagushimiye kuko umwana wawe yaje mu isi bagatera iyaka bakavuga ngo Mana turagushimira kuko turabizerwa mu bwami bwawe bagatera iya gatatu bakavuga ngo iyo utaza kuba hamwe natwe abanzi ngo baratumize mu bagatera iya kane kama Uwiteka niwo mwungeri wanjye sinzakena anyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza imbere mu bugingo bwanjye bakagimbaza Imana imitima yabo yerekeye Yerusalemu bateye gatanu bakavuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agusaba bagatera batari intambwe zirindwi batari iya karindwi bakaba bageze kuri rutanu ngo bakicara Yesu wakamanye mu gatatangira gusangira nabo Yesu bagiye atari mu bigishwa bagiye basangira nabo agafata amazi yari amazi avanze akavanga ibintu byasaga n'umuhondo na jaune yero niyo bakabivanga bamara agafata wa mugati agakoza muri ya mazi agatonyanza imitoni 10 byavaga kwibuka ibitangaza Imana yakoreye muri Egiputa yarangiza akabaha bakarya bivuga ko Yesu buri gihe ashaka kubabwira bakinguka amaso nicyo ashaka kubigira akenshi iyo turi mu nzu y'Imana imitima yacu usanga iri hanze ariko nimwe nabwira ngo mujye mukinguka amaso mwumve kuko muri Yerusalemu mu mutima wawe mwumve kuri kumwe n'Imana mwumve n'Imana namwe nabwira nti abantu baza mu rusengero n'inkawa batazi icyo baje kureba batazi icyo baje kwakira no gufata turabira Imana twarangiza twicara hari imitima yacu gaho Satani akatwiba ibitekerezo ugasanga umuntu aricaye ahugijwe n'ibindi bintu yabwiye ibyiciro reke nkore samari n'amagambo navuze kuva utari kuvuna n'Imana ngakwibwira kandi ndibuze kubabwira gatuma umutima kutabererekera Satani kutabererekera Satani nababwira ngo iki abantu baza mu buryo butandukanye kugira kuri bitanu igice cya mbere kiza ari indorerezi igice cya kabiri kiza ari mu buryo bw'idini gusa igice cya gatatu kiza ari mu buryo bwo gushaka kumva afite inyota akabura habigera nuko abikora kuba umwigisha afite ubushake abo tubita abanyabushake igice cya kane kizamo ari babandi bafite inyota yo kwita gutuza no kwicara bafite ubwanwa bwo kumva no gushaka icyo Imana ivuga cya gatanu iyo bava mu nkoramutima iyo baba bicaye aha bakurikirana ikintu cyo kuzibaza hari icyo Imana umuntu agataha uko yaje yumva waje mu nzu y'Imana bakuremo yagiye mbanga zitandukanye nari mvuze ku mugambi w'Imana ubuzima bwacu Imana mu mugambi wayo yaragutekereje igutindaho ikurema igufite mu bitekerezo hari uburyo butatu umuntu aba kugira ngo tubeho uyu munsi nuko twabanje kubaho mu gihe runaka